Nshuti bakunzi ba Ramuka TV mwiriweho. Nkuko turi mu ntangiriro z'umwaka nitwatangira umwaka tutiragiza umwami wacu. Niyo mpamvu twatumiye aba pasiteri bakomoka mu itorero rya Divine, nkabangira ngo nk'abatumirwa bacu batangire batwibwira. Yego murakoze cyane, nitwa Pasteur Mukomeza Maurice, ndi umushumba w'itorero Divine Church mu karere ka Rwamagana. Mwebwe? Nanjye nitwa Mbangukije David, abanshumba umurenge wa Muri. Nkuko mubibona turi kumwe na Mukomeza na pasiteri uyoboye umurenge wa Mwurire, nyakubahwa pasiteri. Divine Church ni iki, ni imigambi yayo ni iyihe? Murakoze cyane. Divine Church ni itorero rya Gikristo ribwiriza ubutumwa bwiza, ribwiriza cyangwa ryibutsa abantu kwihana 100% no gukiranuka 100% no kwizera Imana 100%, kugira ngo turusheho gukora imirimo y'umwami kandi duharanira kuzabana n'Imana ubuziraherezo muri gakondo yacu yo mu ijuru. Murakoze nyakubahwa pasiteri. Iyi minsi iki cyorezo cya covid cyagiye kigira ingaruka cyane ku matorero ku bintu bijyanye no guterana, ariko wenda iki kibazo ndakibaza mugenzi wawe. Ese aho Mwurire bihagaze gute ku rwego rw'itorero ryanyu, ko ubona ibibazo byaje guterana kw'abantu? Ni ikibazo cya rusange isi yose ifite, natwe iki kibazo kiriho, ariko uburyo kiduterana no guterana ku buryo bw'ikoranabuhanga, nibwo buryo kitwifashisha kugira ngo umurimo w'Imana n'ubundi ukomeze kandi tutabashije kugaragaza ubucucike, kuko ari uburyo bwakwirakwiza kiriya cyorezo. Ubwo ni ubwo buryo kidukoresha kugeza ubu ngubu. Nyakubahwa pasiteri uhagarariye akarere ka Rwamagana, mu makuru dufite nuko itorero Divine riri mu matorero yabashe guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga. Icyo gikorwa mwakigezeho gute, mubikora gute, ko ahandi usanga bisa n'ibyananiranye? Ubundi ibintu byose tubyizerera mu gusenga. Iyo wasenze Imana iragushyigikira kandi ibana nawe. Umutima ufite imigambi myiza, Imana irawushyigikira kandi Imana igatuma izo nama zose nziza zisohora. Twebwe twifashishije gusenga cyane, kubana n'Imana cyane, gukiranuka cyane no kuyizera 100%. Nizo nzira tunyuramo kugira ngo tugere kuri byinshi twifuza kugeraho kandi tubone Imana ibidushyigikiramo. Itorero Divine rero kurisura si uko byadutunguye, ahubwo twarisuye nka Ramuka TV tushaka kuganira nabo. Ni itorero rifite ibikorwa bidasanzwe, ni itorero rifite ibikorwa byo kubakira abatishoboye, ni itorero rifite ibikorwa byo gusura abarwayi. Nyakubahwa muyobozi w'itorero rya Divine Church mu karere, ese mwaba mufite abandi bantu nibura babafasha muri ibyo bikorwa? Nta bandi bantu dufite badufasha muri ibyo bikorwa. Ni twebwe nk'itorero twifatanya mu mbaraga zacu, mu bushobozi bwacu, kandi inkunga nta handi ziva mu mbaraga zacu. Dukoresha imbaraga zacu, ubwenge bwacu ndetse n'ibitekerezo byacu, twarangiza tugakora umurimo uyaduhamagaye. Nta bandi bafatanyabikorwa bandi bari hirya no hino, buretse yuko baramutse baje kugira ngo dufatanye dukore umurimo w'umwami, byaba byiza kurushaho. Aravuga ati habonetse abandi baza kubunganira, kandi koko birakwiye. Kandi nka Ramuka TV natwe tuzagerageza kuba mwanya ushoboka hose kugira ngo rwose mushishikarize abantu kwitabira iki gikorwa. Murakoze cyane. Ariko hari ikindi kintu mba nakubaza. Iyo dukurikije ko twumva baturangira ati murebe Divine Church, batubwiye ko rwose babona ifite umushumba ukiri muto. Ese watubwira amakuru ajyanye n'inzira yawe yo gukizwa? Amateka yanjye yo gukizwa ntabwo ari maremare cyane, nta nubwo ari magufi, ariko Imana ihamagarira umuntu mu gihe ishakiye kandi igahamagarira uwo ishatse bitewe n'ibyo ishaka kumukoresha.
maze imyaka 10 nkijijwe, ariko ku guhamagarwa kwanjye ntago ari ibintu nasanze mu miryango y'iwacu. Ku gukorera Imana ntago nabisanze ahandi hantu, ahubwo ni Imana yantoranyije mu muryango w'iwacu mu buryo butari bunoroshye, dore ko yanampamagaye nkabanza kuninira sinyumvire, bikarangira hajeho izindi mbaraga z'Imana. Imana igikoresha imbaraga zayo kugira ngo ubashe kuyitaba uzuyikorere. Ati nanze kwita Jewe Imana impamagara, yamamagaye mfite akazi nkorera leta mu myaka yanjye mike, myaka 20, ariko sinumvira ijwi ry'Imana. Maze kutumvira ijwi ry'Imana, bahanuzi bakangeraho bakambwira icyo Imana ibabwira, nkumva ntabwo byumvikana, nkumva ni nk'ubusazi, nkumva ni ibintu bidasobanutse, kuko ayo majwi akenshi ntabwo nakundaga kuyumva. Nta n'umuntu wundi wangeragaho ambwira ngo Imana iravuga, sinajyaga nanabyemera, sinanabyumvaga. Ariko maze kutumvira iryo jwi ry'Imana inyuze mu bahanuzi batandukanye, yaje kunyifatira ikoresheje imbaraga zayo, birangira mfunzwe. Ngeze muri gereza nsanga ryajwi naryo none ndisangayo. Abahanuzi muri gereza bankinjira buzura umwuka wera, bati mvuko Imana ivuze ni Imana ikuzanya ahangaha, inzira izi nizi. Bambwira n'amateka yanjye y'ubuzima, ndavuga nti ko Imana niyinzanye. Kuva icyo gihe numvira Imana, ndavuga nti utumviye Imana n'ibitari byakugeraho. Nayumviye uko yamaze kungeza muri gereza. Nkuko muri kubyumva rero badukurikiranye, murumva ko hari igihe duhura n'ibibazo ariko twanze kumva ijwi ry'Imana. Ariko se nyakubahwa mushumba, iri torero ryanyu mwatubwira uburyo ryubakitse ku rwego wenda rw'igihugu? Itorero Divine Church uburyo ryubatse guhera mu mudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu. Kubaka kw'itorero ntago bisaba kuba rifite ibintu bihambaye, ahubwo itorero riba mu mutima w'umuntu. Kumva ko iryo torero rifite ku mutima, kumva ko ushobora gukora ibikorwa by'itorero, kandi kumva ko uri umukristo. Mu itorero mu mudugudu tugomba kuba dufitemo abadivayini bayifite ku mutima, abanyetorero bafite itorero ku mutima. Mu kagari hakaba hari umuntu twumva urihagarariye kandi urifite ku mutima, afite nawe abayoboye. Ku murenge bikaba gutyo, mu karere bikaba gutyo, bigakomeza bikageza ku rwego rw'igihugu, ku buryo dushobora kuvuga tuti tugiye gukora ibikorwa by'itorero, tugahera kubo mu mudugudu tubabwira ko dufite igikorwa, tukikusanya tukigeranya tugakora igikorwa cy'imbaraga. Niyo mpamvu mujya mubona biriya bikorwa byose dukora byo kugemurira abarwayi, gusanira abana amazu. Umuntu ashobora kwibaza ngo bafite izindi nkunga, ahubwo nuko tuba twifitemo imbaraga muri twebwe ziva aho ngaho mu midugudu, zikaza zikadushyigikira, tugafatanya, tugahuza imbaraga zacu, tugahuza ibikorwa, tukabasha kugera ku byo twifuza, kandi ari nabyo Imana ishaka ko dukora, ariko kubwiriza ubutumwa bwiza mu mirimo. Yego, Imana ibaha umugisha. Kandi si ukuvuga mu mirimo gusa niho twakomeje kwibandaho. Akenshi tubwiriza ubutumwa bwiza mu magambo nk'uko ibyanditswe bivuga. Dukora imirimo yose y'itorero nk'uko bisanzwe, kandi tugenda tubona Imana itugirira neza. Murakoze cyane. Intego nyamukuru yacu y'iki kiganiro, ntabwo twari gutangira ngo turase ku ntego tutabanje kubagaragariza abantu turi kumwe nabo. Intego nyamukuru y'iki kiganiro cyacu ni ukugira ngo nka Ramuka TV tubashe kubaha akanya ko kugira icyo mugeza ku ijambo ry'Imana kuba dutega amatwi. Uyu mwanya rero tukaba tubahaye kugira ngo mutegerezeho icyigisho mwaduteguriye umunsi, twinjira mu mwuka w'Imana. Ramuka TV turabashimiye
mu izina rya Yesu tubashimiye uyu mwanya muduhaye, tubashimiye uburyo mwatwakiriye muri studio za Ramuka TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, ariko reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, uri Imana yahozeho, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho, uri uwa mbere, uri uw'imperuka, nta kubanjirije nta n'uzaguheruka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana izi byose rero kandi ishobora byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Turabigushimiye kuri Imana nziza muri twe, izina ryawe rihimbazwe. Data, dore duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihimbazwe. Umuntu wese wumva ubutumwa bwiza bumubere impamba, bumubere ifunguro rimuhaza, rimutungira ubugingo, kandi iri jambo rigira aho rimukura, rigire naho rimushyitsa, kugira ngo arusheho gukora imirimo yawe nk'uko ubiduhamagarira kubwiriza ubutumwa bwiza. Turagushimiye kuri Imana ibanye natwe. Dore tukweretse umuntu ushobora kubwumva ari muri Afurika, ari i Burayi, ari Oceania, ari ku migabane itandukanye y'isi, kugira ngo abashe kumva imiburo yawe, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Turagushimiye ko ubanye natwe kandi udufashije mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero. Nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga gukiranuka n'akamaro ko gukiranuka, mu kanya nk'ako guhumbya cyangwa mu kanya gato niko bijya bivugwa. Tubiganireho gukiranuka. Senga Imana, dusenga n'Imana kandi turabona ineza y'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma, ibice 10, umurongo wa mbere ugeze ku wa 4. Niturangiza dusome no mu Baroma ibice 14, umurongo wa 15 tugeze ku wa 18. Kadusabe Pasteur David adufashe mu izina rya Yesu. Baroma 14, umurongo wa 15 tugeze kuri 18. Niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo uwo Kristo yapfiriye, ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebywa, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. Ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa gukiranuka. Ubundi reka umuntu ukiranuka ni uwabanje gukiranirwa. Ukiranirwa ni umuntu wese ukora ibintu bidatunganye, ukora ibintu bitari mu nzira nziza, ukora ibintu bidasobanutse, ukora ibintu bidashimwa. Ariko ukiranuka ni utunganya ibyo agomba gutunganya, akamenya gushyira mu buryo ibyo agomba gushyira mu buryo, kandi akabasha kumvira rwose. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya mbere igice cya mbere, Zaburi ya mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira kandi akayibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi ngo amababi yacyo niyuma, ngo ndetse icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uwo ni umuntu wakiranutse. Umuntu wakiranutse niwe uhiriwe. Ntabwo hahirwa umuntu ufite amafaranga menshi atabasha kubona hashira, banka zamwiyamye.
ntabwo umuntu uhiriwe ari ukunzwe n'umugabo cyangwa n'umugore we cyangwa n'urubyaro rwe cyangwa na famiye ye, ahubwo ngo hahirwa umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Uyu munsi ushobora kuba ufite iby'igiciro kandi biremereye, umuntu yakureba atazi gukiranuka kw'Imana cyangwa atazi uhiriwe uwo ari we, akakubona nk'umuntu wahiriwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ko umuntu uhiriwe ari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Uwo ni umuntu uba ufite amahirwe yo gukomeza kunezerwa no kwishima mu gihe rimwe na rimwe yanabirwanyirizwamo cyangwa agahuriramo n'akandi kaga, ariko Imana igerageza kukamurindiramo. Imana ishimwe cyane. Naho iyo wizeye ibigaragara cyangwa ibifatika, ntiwizere gukiranuka kw'Imana, mu kanya nk'ako guhumbya ibyo wizeye bishobora kugutenguha, bikayonga, bigashiraho nk'umuyonga. Twagiye tubona abantu benshi bari bakomeye ariko amateka yabo yaribagiranye. Twagiye tubona abantu benshi bari bafite icyubahiro ariko icyubahiro cyararangiye. Twagiye tubona abantu bari batunze batunganiwe ariko ibyo byaribagiranye. Icyo ni ikimenyetso kitwereka yuko bene abo bantu atari bo bahiriwe bafite icyubahiro. Twagiye tubona abantu bari hejuru uyu munsi bakaba bari hasi. Ibyo bitwereka yuko umuntu ari hejuru atari uhiriwe, ahubwo hahirwa umuntu wese ukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka, udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hepfo muri iyo zaburi haratubwira ngo uwo muntu ukiranuka udakurikiza imigambi y'ababi, ukora ibishimwa n'Imana ndetse n'abantu, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Umuntu wese uvoma ku gukiranuka, igihe cyose yaba umunyamahirwe, igihe cyose yagera kuri byinshi yifuza kugeraho, igihe cyose yakaguka n'ubwo abantu abandi bari muri losi, bari mu kujya mu bihombo bitewe n'igihe isi iri kugeramo, cyane cyane nk'ibi byorezo, abantu batarimo gukora, batagira ibiki. Ariko umuntu ushoreye imizi mu gukiranuka kw'Imana ashobora no kuboneraho abandi baburiye. Yesu ahimbazwe. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Igiti gitewe hafi y'umugezi ntabwo giterwa ubwoba n'ibihe byo mu kibyaje. Cyo gifite ahantu kivoma hadashobora gutuma kibura imbuto mu gihe cyacyo cyo kwera. Hadashobora gutuma kibura amababi mu gihe cyacyo, ahubwo gihora gifite aho gishora, gihora gifite aho kivoma. Imana ihimbazwe. Umuntu ushora cyangwa uvoma mu gukiranuka nawe ahorana ibyiringiro by'ibishoboka ku buzima bwe, ahorana kwizera kumubwira ngo birashoboka, kuko avoma ku mugezi witwa gukiranuka. Umuntu uvoma ku gukiranuka rero afite amahirwe menshi, afite kunguka kwinshi. Yesu ahabwe icyubahiro. Pawulo arangije yandikira Abaroma aravuga ngo sinshidikanya yuko abayuda badafite ishyaka ry'Imana, ariko ngo bafite ishyaka ritari mu bwenge. Icyo nicyo Pawulo yabashinjaga. Nubwo bafite ishyaka ry'Imana, ariko iryo shyaka nta bwenge burimo. Haleluya. Pawulo yarabizi, Pawulo yarabisobanukiwe. Niyo mpamvu atigeze we yigeze kumara igihe kirekire azi ko arimo gukorera Imana, kumba atari arimo kuyikorera. Akarwana ni ishyaka ry'Imana ariko ritari mu bwenge. Yaje kumenya yuko ibyo arimo atari byo, ngo umucyo w'Imana umutunguye. Yesu ahabwe icyubahiro. Umucyo w'Imana umaze kumutungura nibwo yamenye yuko ibyo arwanirira atari byo, nubwo yari arimo kurwanirira Imana, ariko yayirwaniriraga mu buryo butari bwo, mu buryo butari mu bwenge. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire nawe rero, dusoza dusenga Imana, nawe gira ishyaka ry'Imana riri mu bwenge, ukorera Imana bivuye ku mutima n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, utanga ibyawe byose,
utange umwanya wawe, utange ubushobozi bwawe, ariko kugira ngo uhimbarishe Imana, uhereze Imana icyubahiro. Bibiliya yatubwiye mu Baroma 14 umurongo wa 17 ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa, ahubwo ubwami bw'Imana ni ubwo gukiranuka, n'ubw'amahoro ndetse no kwishimira mu mwuka wera. Niba utabana n'abantu bose amahoro, ntabwo uri mu bwami bw'Imana, nturi gukiranuka, nijoro ntabwo uri mu nzira yo kurijyamo. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 12:14 ngo nuko mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe atazabona umwami Imana. Tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana, ariko ndakubwira ngo kiranuka nibwo uzahirwa. Ibyo wakora byose hatarimo gukiranuka ntacyo byaba bimaze, nta mugabane wabona ku Mana. Nubwo waririmba, nubwo wabwiriza, naho wakiyiriza ugakora amasengesho, naho wafasha abantu indushyi n'abababaye, ariko nta gukiranuka kurimo, nta mugabane ufite muri Yeruzalemu. Ndagira ngo dusenge, musabire imbaraga, nawe wisabire imbaraga, utangire ukiranuke. Twari tukuzi nk'umuntu usenga, ariko nawe wiyizi nk'umuntu usenga udakiranuka. Uyu munsi utangira ubikore, ndetse kandi ukiranuka, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi ubone inyungu z'ibyo. Murakoze cyane. Reka dusengane Imana, ariko gukiranuka ari byo ushyira imbere, ariyo ntego ya mbere, ari ryo cyakugira ryo gukiranuka mbere y'ibindi byose. Reka duce bugufi dusenge, kandi ufate ingamba nshya n'ibyemezo bishya, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi nawe kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana ikomeye kandi ugira neza, uhabwe icyubahiro. Mweretse umuntu wese uri ku migabane itandukanye y'isi akaba akurikiye ubutumwa bwiza. Twavugaga gukiranuka kuguturukaho, kugukiranuka kuguturukaho guhesha umuntu wese wizera ingororano. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uciye bugufi wamaze kwisuzuma, agasanga yasengaga atarimo gukiranuka, agasanga yagukoreraga nta gukiranuka kurimo, agasanga yabanaga nawe avuga ko agukorera ariko nta bwenge burimo, gukiranuka kwawe avuga ku murimo kutari mu bwenge. Ndabasengeye mu mbaraga z'Imana, reka utange ubwenge ku gukiranuka k'umuntu wese, reka ugirire neza umuntu wese ufite ishyaka ryo kugukorera, ahabwe umugisha, ahabwe imbaraga, ahabwe ubwenge, ahabwe gushishurirwa, kugira ngo ahabwe n'umugisha w'ibyo agerageza gukora, ari byo kugukiranukira, ari byo kubwiriza ubutumwa bwiza, ari byo kugukorera. Izina rye rihabwe icyubahiro. Turagushimiye rero kubashishije umuntu wese uciye bugufi, kandi kumushoboje, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibahe umugisha, kandi Yesu abagirire neza mu izina rya Yesu. Abwirwa benshi rero kumva beneyo, mwiyumvire ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza ridufashije kandi rifashije n'uteze amatwi Saramuka TV. Ariko se nyakubahwa mushumba, twajya tubasha kubabona kugira ngo iki kiganiro mukomeze kukigeza ku bandi bantu? Birashoboka cyane, kuri nimero ya telefone 0789 963 05 5 7. Namwimve rero, mwari kumwe na Saramuka TV. Ciao ciao.